Amahoro y'Imana bavandimwe, bana b'Imana, ni Alphonsine Yankurije ubaramutsa, dukomeze gusoma ijambo ry'Imana, uyu munsi turasoza igitabo cy'Intangiriro. Turasoma rero duhere ku mutwe wa 47, tugeze ku mutwe wa 50 muri Bibiliya Ntagatifu, tube dushoje igitabo cy'Intangiriro, turahera ku ipaji ya 81, tugeze ku ipaji ya 87. Yakobo atura mu Misiri. Nuko Yozefu abwira abavandimwe be n'umuryango wa se, ati ngiye kubimenyesha Farawo, maze mubwire nti abavandimwe banjye n'inzu ya data bari batuye mu gihugu cya Kanahani baje bansanga. Abo bantu ni abashumba, borora amatungo, bazanye imikumbi n'amashyo yabo n'ibiri ibyabo byose. Bityo Farawo nabahamagara akababaza ati umwuga wanyu ni uwuhe, muze kumusubiza muti abagaragu bawe turi abashumba kuva mu buto bwacu kugeza ubu, twebwe ubwacu kimwe na ba sogokuru bacu. Bityo muzashobora gutura mu gihugu cya Gosheni, kuko Abanyamisiri bazira uwitwa umushumba wese. Nuko Yozefu ajya kubimenyesha Farawo, ati data n'abo tuva inda imwe baje bava mu gihugu cya Kanahani, bazanye imikumbi n'amashyo yabo n'ibyo batunze byose. Ubu bari mu karere ka Gosheni. Yozefu yari yajyanye na bene se 5, abasohoza kwa Farawo. Nuko Farawo abaza abo bavandimwe ba Yozefu, ati umwuga wanyu ni uwuhe? Baramusubiza bati abagaragu bawe turi abashumba, twe kimwe n'abasokuru. Babwira kandi Farawo bati twasuhukiye muri iki gihugu, kuko amashyo y'abagaragu bawe yabuze urwuri. Inzara iraca ibintu mu gihugu cya Kanahani, none turagusaba ngo wemerere abagaragu bawe gutura mu karere ka Gosheni. Nuko Farawo abwira Yozefu ati so n'abavandimwe bawe bagusanze. Igihugu cya Misiri ni icyawe, uhe so n'abavandimwe bawe ahantu harusha ahandi kuba heza. Nibature muri Gosheni, kandi niba hari abo uzi muri bo babishoboye, ubagire abashumba b'amashyo yanjye. Yozefu yinjiza se Yakobo, amushyikiriza Farawo. Nuko Yakobo asuhuza Farawo. Farawo abaza Yakobo ati umaze imyaka ingahe? Nuko Yakobo asubiza Farawo ati imyaka maze ngenda ni 130. Iyo myaka yanjye ni mike, kandi nayigizemo ingorane, nta nubwo ugeze ku myaka ba sokuruza bamaraga mu ngendo zabo. Yakobo asezera kuri Farawo, arikubura aragenda. Yozefu atuza se na bene se, abakebera isambu mu karere ka Ramusesi, aharusha ahandi kuba heza muri Misiri yose, uko Farawo yari yabitegetse. Yozefu agenera se ibizamutunga, abigenera bene se n'inzu ya se yose, akurikije uko abantu banganaga. Inzara yiyongera mu Misiri no muri Kanahani. Mu gihugu hose bari babuze icyo barya, kuko inzara yacaga ibintu, bigatuma rubanda bahondobera mu Misiri yose no mu gihugu cya Kanahani. Yozefu akoranya feza zose zari mu gihugu cya Misiri n'izavaga mu gihugu cya Kanahani, izo bahahishaga ingano, azohereza mu ngoro ya Farawo. Feza zose zari mu Misiri n'izari mu gihugu cya Kanahani zimaze gushira, Abanyamisiri bose basanga Yozefu, baramubwira bati duhe icyo kurya. Ese tukugwe mu maso kuko nta feza tugifite? Nuko Yozefu arababwira ati munzanire amatungo yanyu. Niba nta feza mugifite ibyo kurya ndabibaguranira, mumpe amatungo yanyu. Bazanira Yozefu amatungo yabo, nawe abaha ibyo kurya akurikije ikiguzi cy'amafarasi, intama, ihene, inka n'indogobe. Abaha ibyo kurya uwo mwaka wose, abiguranye amatungo yabo. Umwaka urashira, ukurikiyeho barongera baramusanga baramubwira bati ntacyo dushobora guhisha databuja, rwose feza zadushizeho, kandi amashyo yacu yose yabaye aya databuja. Ntacyo dusigaranye twazanira databuja, keretse twebwe ubwacu n'ubutaka bwacu. Ese tukugwe mu maso? Ubutaka bwacu ntacyo bukitumariye.
tugure twe n'ubutaka bwacu uduhe icyo kurya, twe n'ubutaka bwacu tuzaba imbata za Farawo, maze ariko uduhe imbuto kugira ngo dushobore kubaho, twe gupfa kandi n'ubutaka bwacu bwe kurara. Nguko uko Yozefu yaguriye Farawo ubutaka bwose bwa Misiri. Buri munyamisiri wese yagurishaga umurima we ku mpamvu y'inzara yari yabatangatanze, nuko igihugu cyose gihinduka icya Farawo, naho rubanda bahinduka abacakara be kuva ku rubibi rw'igihugu cya Misiri kugera ku rundi. Keretse ubutaka bw'abaherezabitambo bwonyine nibwo Yozefu ataguze, kuko Farawo yari yaciye iteka riberekeyeho ngo abaherezabitambo bazajya batungwa n'ibyo Farawo yemeye kubaha. Nicyo cyatumye batagurisha ubutaka bwabo. Hanyuma Yozefu abwira rubanda ati noneho ubu narabaguze, mwe n'ubutaka bwanyu muri aba Farawo. Muzahabwa imbuto kugira ngo muhinge ubutaka bwanyu, ariko mu byo muzasarura muzagomba kujya muha Farawo umugabane wa 5, naho indi migabane uko ari 4 ibe iyanyu, muyikuremo imbuto n'ibibatunga, mwe, imiryango yanyu n'abana banyu. Baramusubiza bati waramiye ubuzima bwacu, dupfa gusa kugira ubutoni kuri databuja, tuzaba abacakara ba Farawo. Kubera ibyo Yozefu ashyirishaho itegeko rigenga ubutaka bwa Misiri kugeza magingo aya, umugabane wa 5 uhabwa Farawo, keretse ubutaka bw'abaherezabitambo nibwo butabaye ubwa Farawo. Yakobo asaba guhambwa hamwe n'abasokuruza be. Isiraheli atura mu Misiri mu karere ka Gosheni. Abayisiraheli bungukirayo ibintu, barororoka, baba benshi cyane. Yakobo amara imyaka 17 mu gihugu cya Misiri. Iminsi yose Yakobo yabayeho ni imyaka 147. Isiraheli yumvise ko igihe cye cyo gupfa kigeze, ahamagara umwana we Yozefu, aramubwira ati niba unkunda koko, shyira ikiganza cyawe munsi y'ikibero cyanjye, ungirire ubuntu n'ubudahemuka, unsezeranire kutazampamba mu Misiri. Nimara gusanga ba sokuruza, uzamvane mu Misiri maze umpambe mu mva yabo. Aramusubiza ati nzabigenza uko uvuze. Maze ariko Yakobo abikomeraho ati ndahira. Yozefu aramurahira, nuko Isiraheli yunama ku musego amushimira. Yakobo aha umugisha abahungu bombi ba Yozefu. Ibyo bimaze kuba, baza kubwira Yozefu bati Isi ararwaye, nuko ajyana abahungu be bombi Manase na Efurayimu. Babwiye Yakobo bati dore umwana wa Yozefu yaje kukureba. Isiraheli arihangana yicara ku buriri. Yakobo abwira Yozefu ati Imana nyir'ububasha yambonekeye i Luzi mu gihugu cya Kanahani, yampaye umugisha, maze irambwira iti nzaguha kororoka no kugwira, nzaguhindura imbaga y'imiryango, kandi iki gihugu nzagiha urubyaro rwawe kibe ubukonde iteka ryose. None rero abahungu bombi wabyariye mu Misiri mbere y'uko ngusanga mu Misiri ni abanjye. Efurayimu na Manase bazaba abanjye, kimwe na Rubeni na Simewoni. Naho abana wakurikijeho bazaba abawe, bazahabwa umurage wabo babikesheje bakuru babo. Igihe navaga mu kibaya cya Ramu, nababajwe no gupfusha nyoko Rasheli mu gihugu cya Kanahani, dushigaje gato ngo tugere Efurata. Niho namuhambye iruhande rw'inzira igana Efurata, ariyo Betelehemu. Isiraheli abona abahungu bombi ba Yozefu, maze arabaza ati abo ni bande? Yozefu arasubiza ati ni abahungu Imana yampereye ino. Nawe aramubwira ati banyegereze mbahe umugisha. Ubusaza bwari bwaratumye Isiraheli ahuma amaso, ntiyari akibona. Yozefu arabamwegereza, undi arabasoma, arabahobera. Nuko Isiraheli abwira Yozefu ati ntabwo nari ngifite icyizere cyo kukubona, nyamara dore Imana impaye no kubona urubyaro rwawe. Yozefu abavana ku bibero bya se, maze aramwunamira. Yozefu afata abahungu be bombi
Efurayimu amufatisha ukuboko kwe kw'iburyo kugira ngo abe ibumoso bwa Isiraheli. Manase amufatisha ukw'ibumoso kugira ngo abe iburyo bwa Isiraheli. Nuko arabamwegereza. Nyamara ariko Isiraheli aramburira ukuboko kwe kw'iburyo ku mutwe wa Efurayimu wari umuhererezi, aramburira ukuboko kwe kw'ibumoso ku mutwe wa Manase anyuranije amaboko. Manase niwe wari imfura. Aha Yozefu umugisha agira ati, Imana ba sogokuru Aburahamu na Izaki bagenze imbere, Imana yandagiye mu buzima bwanjye bwose kugeza ubu, ikaba ariyo mumarayika wandinze ibi byose, nihe aba bahungu umugisha, maze kubera bo izina ryanjye risingizwe, kimwe n'aya ba sogokuru Aburahamu na Izaki. Aba bana bazagwire, bakwire igihugu. Yozefu abonye ko se yari yashyize ikiganza cy'iburyo ku mutwe wa Efurayimu, biramubabaza, afata ikiganza cya se kugira ngo agikure ku mutwe wa Efurayimu, agishyire ku mutwe wa Manase. Ati, Data, wibigenza utyo, kuko uyu ari we mfura. Shyira ikiganza cyawe cy'iburyo ku mutwe we. Se ariko aranga, ati, ndabizi mwana wanjye, ndabizi. Nawe azahinduka umuryango, nawe azaba igihangange. Nyamara murumuna we azamurusha kuba igihangange, urubyaro rwe ruzaba imiryango myinshi. Nuko uwo munsi abaha umugisha, avuga ati, dore uko muri Isiraheli bazifurizanya umugisha. Bazavuga bati, Imana irakakugira nka Efurayimu na Manase. Ashyira atyo Efurayimu mbere ya Manase. Nyuma Isiraheli abwira Yozefu ati, dore ngiye gupfa, ariko Imana izabana namwe, kandi izabasubiza mu gihugu cy'abasokuru. Byongeye, nkuraza umugabane usumba uwa bene so, ari wo Sikemu na nyaza Abahemori, nyibanyagisha inkota n'umuheto. Nimwegerane mwumve, bana ba Yakobo, mwumve so Isiraheli. Rubeni uri imfura yanjye, imbaraga zanjye, umuganura w'ingufu zanjye, wuzuye ishema n'ububasha. Wisumagira nk'amazi yo mu isumo, ko wuriye uburiri bwa so ukanduza uburyamo bwanjye. Simewoni na Levi ni abavandimwe, inkota zabo zifatanya mu bwicanyi. Umutima wanjye ntukajye mu migambi yabo, sinkifatanya n'amateraniro yabo, kuko bishe abantu mu burakari bwabo, maze mu burahuke bwabo bagatema ibitsi by'amapfizi. Barakavumwa uburakari bwabo bukaze n'umujinya wabo ukabije. Nzabavangura muri Yakobo, mbanyanyagize muri Isiraheli. Yuda, woweho ab'umuvindimwe bazagusingiza. Ukuboko kwawe gutsikamiye ijosi ry'abanzi bawe, na bene so bazagupfukamira. Yuda, uri nk'icyana cy'intare, mwana wanjye, uzamutse uvuye ku rugamba. Yaciye bugufi, abunda nk'intare, kandi nk'intare y'ingore, ninde wamutsimbura? Inkoni y'ubwami ntizatirimuka mwa Yuda, n'inkoni y'ubutware ntizajya kure y'ibirenge bye, kugeza igihe uwugenewe azazira, uw'amahanga azayoboka. Azirika ku muzabibu indogobe ye, ku ishami ryawo umutavu w'indogobe ye y'ingore. Amesa umwambaro we muri divayi, n'igishura cye mu mutuku w'imizabibu. Amaso ye yatukujwe na divayi, n'amenyo ye yezwa n'amata. Zabuloni azatura ku nkombe y'inyanja, ku cyambu cy'amato, Sidoni bazagabana imbibi. Isakari ni indogobe ikomeye iryamye mu nzitiro rwagati. Yumvise uko kuruhuka ari byiza, kandi abona ko igihugu gihimbaje, maze atega umugongo ngo bamukorere, yemera imirimo y'uburetwa. Dani azaca imanza mu muryango we, nk'uko indi miryango ya Isiraheli ibigenza. Dani araba inzoka mu muhanda, impiri mu kayira, iruma ifarasi ku giti, maze uwo yari yihetse agacuranguka. Uhoraho, niringiye agakiza kawe. Gadi abambuzi baramwambura, nawe akambura abasigaye inyuma. Asheri agira ibyo kurya binuze, akagabura ibyo kurya bikwiye umwami. Nefutali ni imparakazi yiruka cyane, ikabyara ibyana biteye ubwuzu.
Yozefu ni urugemwe rushinze hafi y'isoko idudubiza, amashami yarwo akarenga hejuru y'urukuta rw'urugo. Abarashi baramugondoje, bamurasa bamusagariye. Ariko umuheto we ntiwavunwe, n'amaboko ye yagumanye umurego. Abikesheje ikiganza cy'Imana Nyir'ubutwari ya Yakobo, n'izina ry'umushumba n'urutare bya Isiraheli. Abikesheje Imana, Imana ya so, ihora igufasha, na Nyir'ububasha uguha umugisha. Imigisha y'ijuru mu kirere, imigisha y'inyenga ibundikiye ikuzimu, imigisha y'amabere n'iy'indi ibyara. Dore imigisha ya so isumba imigisha y'imisozi yahozeho, n'ibyifuzo by'imirambi ya kera, ikoranire ku mutwe wa Yozefu, ku ruhanga rw'uwagize indatwa mu bavandimwe be. Benyamini ni ikirura gitanyagura. Mu gitondo aconshomera icyo yishe, nimugoroba akagabagabanya iminyago. Urupfu rwa Yakobo. Abo bose nibo bagize imiryango 12 ya Isiraheli. Kandi ngibyo ibyo se yababwiye. Yabahaye umugisha, aha buri muryango umugisha uwukwiriye. Nuko arabategeka ati ngiye gusanga abanjye, muzampambe hamwe na ba sokuru, mu buvumo buri mu murima wa Efuroni w'Umuheti. Ubwo buvumo buba mu murima w'i Makipela, ahareba imambure, mu gihugu cya Kanahani. Aburahamu yawuguze na Efuroni w'Umuheti ngo ube ubukonde, bajye bawuhambamo. Aho niho Aburahamu n'umugore we Sara bahambwe, niho Izaki n'umugore we Rebeka bahambwe, ni naho nahambye Leya. Uwo murima n'ubuvumo buwurimo byaguzwe kuri bene Heti. Yakobo amaze guha ayo mategeko abana be, asubiza amaguru ku buriri, arapfa, asanga be. Ihambwa rya Yakobo. Nuko Yozefu yubama ku ruhanga rwa se, arusukaho amarira kandi ararusoma. Nyuma Yozefu ategeka abaganga be kosa umurambo wa se, maze abo baganga bose umurambo wa Isiraheli. Ibyo bimara iminsi 40 yose, kuko bosaga iminsi ingana ityo. Abanyamisiri bamuririra iminsi 70. Igihe cyo kurira kirangiye, Yozefu abwira abo mu ngoro ya Farawo ati niba mbafiteho ubushuti, nimugende mubwire Farawo muti data yandahije agira ati ngiye gupfa, mfite imva nicukuriye mu gihugu cya Kanahani, niho uzampamba. Undeke ngende njye guhamba data, nzagaruka. Farawo arasubiza ati genda uhambe so uko yabikurahije. Yozefu ajya guhamba se, agenda aherekejwe n'abagaba ba Farawo bose, n'abanyacyubahiro bo mu ngoro ye, n'abanyacyubahiro bo mu gihugu cyose cya Misiri. Bazamukana n'umuryango wa Yozefu wose, na bene se n'umuryango wa se. Mu karere ka Gosheni bahasiga gusa abana, imikumbi n'amashyo. Bajyana n'amagare n'abahetswe n'amafarasi, mbese bagiye ari ikivunge. Bageze Goreni ha Atadi hakurya ya Yorodani, bahacurira umuborogo mwinshi kandi ukomeye. Naho Yozefu yiraburira se iminsi 7. Bene igihugu Abakanahani babonye iyo mihango yo kwirabura yaberaga i Goreni ha Atadi, baravuga bati dore ukwirabura gukomeye kw'Abanyamisiri. Ngiyo impamvu yatumye bita aho hantu Abeli Misirayimu, bisobanura ngo ukwirabura kwa Misiri. Ni hakurya ya Yorodani. Abahungu ba Yakobo bamugenzereza uko yari yarabibabwiye. Bamujyana mu gihugu cya Kanahani, bamuhamba mu buvumo buri mu murima w'i Makipela, Aburahamu yari yaraguze na Efuroni w'Umuheti ngo ube ubukonde bwo guhambamo, ahareba imambure. Amaze guhamba se, Yozefu asubira mu Misiri hamwe na bene se n'abari bajyanye nawe gutabara. Iminsi ya nyuma y'ubuzima bwa Yozefu. Bene se wa Yozefu babonye se amaze gupfa, barabwirana bati none Yozefu yatwanga akatwitura inabi twamugiriye. Niko gutuma kuri Yozefu bati mbere yo gupfa, so yaradutegetse ngo muzabwire Yozefu muti nyabuneka babarira bene so igicumuro n'icyaha bakoze. Ni koko bakugiriye nabi bitavugwa. None nyabuneka babarira igicumuro cy'abagaragu b'Imana ya so.
Nuko Yozefu arizwa n'ayo magambo bamubwiye. Bene se nabo ubwabo bariyizira, bikubita hasi imbere ye, baramubwira bati dore turi abacakara bawe. Yozefu arabasubiza ati nimushyitse umutima mu nda. Mbese murakeka ko ngiye kwishyira mu cyimbo cy'Imana? Inabi mwari mwangiriye, Imana yayihinduyemo ibyiza, kugira ngo imbaga nyamwinshi irokoke uko mubiruzi none. Maze noneho nimushyitse umutima mu nda, nzabatunga, mwebwe n'abari kumwe namwe. Arabahumuriza kandi ababwirana umutima utaryarya. Nuko Yozefu n'umuryango wa se batura mu Misiri. Yozefu aramba imyaka 110, abona abuzukuruza bavuka kuri Efurayimu, ndetse abahungu ba Makiri mwene Manase bavukira ku bibero bye. Yozefu abwira bene se ati dore ngiye gupfa, ariko Imana izabatabara maze ibakure muri iki gihugu, ibajyane mu gihugu yasezeranyije indahiro Aburahamu, Izaki na Yakobo. Nuko Yozefu arahiza bene Isiraheli ati umunsi Imana yabatabaye muzajyana amagufa yanjye. Yozefu apfa amaze imyaka 110, bose umurambo, nuko bawushyira mu isanduku yo guhambamo mu Misiri. Nimwakire ijambo ry'Imana. Murakoze rero bana b'Imana, twasomaga nyine igitabo cy'intangiriro, uyu munsi turagisoje, dusoreje nyine ku mutwe wa 50, ubwo mu cyumweru gitaha tuzatangirana n'igitabo cy'iyimuka Misiri, tuzatangirira ku ipaje ya 91, dukomeze tugere ku ipaje ya 95, ubwo ni uguhera ku mutwe wa mbere kugeza ku mutwe wa 4 mu gitabo cy'iyimuka Misiri. Mugire amahoro y'Imana rero, naho ubutaha, Yesu abarinde, kandi namwe uko mubonye akanya mujye musoma ijambo ry'Imana n'ifunguro rya roho zacu. Yesu abahe umugisha.